mbasuhuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndibwira ko harimo abashyitsi batanzi. Nitwa Pasteur Baudouin Pascal, abambarizwa mu itorero rya Muhima, paruwase ya Muhima. Aho niho ntegerereje Yesu. Ahangaha ntabwo ndi umushyitsi cyane. Aha niho nakirijwe, niho nabatirijwe, nahakoze umurimo w'Imana igihe kitari gito. Aha ubundi mu rugo. Ntabwo ndi umushyitsi cyane rero, ubwo nabashyitsi nibwiraga. Aba hano bo ndumva munsi. Yesu aduhana umugisha rero. Imana yashimye ko tubana hano uyu munsi wa none tugasangira ijambo ry'Imana. Reka dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonike. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe ab'Itesalonike, ibice 4, ni page 207, isezerano rishya. Ibice 4 turasoma umurongo wa 7. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana ihamwebwe umwuka wayo wera. Reka dusome urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 12, ibice 12, umurongo wa 14. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Imana ishimwe yaduhaye uyu munsi, kandi ni umunsi mwiza. Yohana yanditse avuga ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Muri iki gitondo dusomye ijambo ry'Imana ahangaha. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga kwezwa. Imana yaraduhamagaye, kandi Imana yaduhamagaye ifite umugambi. Ahubwo yaduhamagaye gusa, ahubwo Imana yari ifite umugambi. Imana yari ifite intego. Imana ishaka kutujyana mu ijuru. Ni Imana yaduhamagariye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibinezeza by'Imana, ibinezeza byayo ni ukubana n'abantu. Imana rero ishaka kubana n'abantu. Yaduhamagaye ifite intego, ituvana ahantu hatandukanye kandi mu bintu bibi bitari byiza. Iraduhamagara, iduhamagara ishaka ko twezwa ngo tuzabane nayo mu bwami bw'Imana. Ni Imana yaduhamagariye. Abantu bamwe barahamagawe ariko ntabwo bazi icyo bahamagariwe, ariko Imana yaduhamagariye kwezwa. Ntabwo Imana yigeze iduhamagara ngo twiyaduze. Imana yaduhamagaye ishaka ko twezwa, kuko Imana ni yera, ijuru ni iryera. Imana izabana n'abera. Imana ishimwe. Nkunda iyo ndi Nyarugenge ndabizi mukunda kumva ijambo. Hari ahandi ujya ukabona abantu ntabwo batuje, barashaka ibintu biguruka cyane. Nyarugenge ndabizi mukunda ijambo, kandi nanjye nkunda ijambo. Ijambo niryo ryatugize abo turi bo. Ijambo niryo ryaduhinduye. Ijambo niryo ryadukujije. Ijambo niryo ryadutunze. Iyi myaka ingana gutya tumaze mu nzu y'Imana, ni ijambo ryadutunze. Ibindi byose ni ibiza nyuma, ariko ijambo nirwo rufatiro. Imana rero yaduhamagariye kwezwa, ariko birababaje ko hari abantu bamwe biyanduza kandi bavuga ko Imana yabahamagaye. Abantu bakiyanduza. Imana ntabwo izabana n'abanduye. Oya. Ibyo twakora byose dukwiye kumenya icyatumye Imana iduhamagara. Yewe Pascal, Imana yampamagariye iki? Nezezwa nuko Imana ifite umugambi wo kuzatujyana mu ijuru, kandi turakomeje. Intego yacu natwe ni ukujyayo. Burya Abisirayeli
bahagurutse mu Egiputa, intego yabo yari imwe, umugambi wabo wari umwe, bose bari bafite intego yo kujya hehe? I Kanani. nta n'umwe wari unyuranyije n'undi. Bahagurutse baririmba, bahaguruka banezerewe, bahaguruka bishimye, bavuga ngo turagiye. Mujya mubiririmba, baririmbye mbona babiririmba bateraga korasi ngo baragenda, bose baragenda, ngo bajya muri gakondo, ngo bagiye muri gakondo bakikorera utuntu bagatonda umurongo ukabona baragiye. Kavuga ute baragiye koko? Abisirayeli rero burya bahagurutse bumva bagiye, ndetse babwira Abanyegiputa bati turagiye, Imana yacu iradutabaye, ntihagire wongera kuduhagarara imbere. Ntawe ari kubitinyuka, Imana yari yabateye ubwoba. Abisirayeli barenga 600 bose bahagurutse umugambi ari umwe. Ariko ikibabaje kandi giteye ubwoba, hagezeyo bangahe mu bantu bahagurutse mu Egiputa? Abantu bakuru bashoboraga kwambara intwaro bagatabara bari barenze 600, ariko hagezeyo 2 gusa. Imana idutabare, Imana idufashe tumenye impamvu, tumenye icyo Imana yaduhamagariye, kuko birababaje kuzavuga Imana umuntu atazabona. Birababaje gukorera Imana umuntu atazabana nayo. Imana yaduhamagariye kwezwa, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ukumara imyaka mu itorero ariko dupfapfana cyangwa dukora iby'Imana yanga, ahubwo ni ukwezwa uko bukeye n'uko bwije. Imana yatureba ikavuga ngo abera abo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Abisirayeli barahagurutse baragenda. Iyo baza kugenda iminsi 2 cyangwa 3, burya bari kugerayo hose, bari kugerayo. Ariko Imana yashatse kubacishiriza igihugu, ntabwo kujya mu ijuru ari gusimbuka mu kanya gato ngo tube twarigezemo. Oya, kujya mu ijuru ni uguca mu butayu, kujya mu ijuru ni uguca ku nyanja, kujya mu ijuru ni uguhura n'abamareki, ni uguhura n'inyota n'inzara. Imana ikatuzunguza, Imana ikatunyeganyeza, igapima. Abisirayeli bageze ku nyanja mu kanya gato za ndirimbo zirashira, zirarangira babonye inyanja. Mose bavugaga neza n'Imana, bavuga ngo irabatabaye, batangira kuyituka bati Mose watuvaniye iki mu Egiputa? Iyo ibibazo bivutse nibwo umukristo nyawe agaragara, kuko mu mahoro twese turi abakristo. Mu bibazo niho umukristo agaragara. Abisirayeli bageze ku nyanja gatoya gusa, nta gihe bari bakamara mu rugendo, batangira gutuka Imana. Mwadukura iki mu Egiputa? N'umundi Mose twarakubwiye. Ariko mu kanya gatoya babona inyanja iratandukanye, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Nuko abantu bameze, ariko abahamagawe n'Imana mu byiza no mu bibi no mu byago nzaririmba, kuko ndi amahoro. No mu byago turi kumwe n'Imana, no mu byago Imana ishaka ko twezwa tukayihamya tukayihesha icyubahiro. No mu bigerageza ibyo ari byo byose Imana yaraduhamagaye. Hari abantu bamwe, hari abantu bashobora no kwihamagara ni mu murimo, ariko ubundi Imana ihamagara abantu bose. Hari abantu bihamagaye, hari n'abahamagawe n'abantu, abo ngabo kugerayo biragorana. Uzigura n'umuntu wihamagaye, umuntu wihamagaye uramuzi kumugera muri korari, cyangwa umuntu uhamagawe na mugenzi we. Uzabura hamwe Imana imuhamagare, Loti nawe ati ntusiga. Buriya Loti yirukanka agajya. Imana ihamagaye Aburahamu wenyine, va mu nzu ya so wisige uze ujyaho nzakwereka. Loti ati nanjye ntusiga, amwomaho. Ingorane yateje urasise. Umuntu wihamagaye araruhanya cyane, aragorana. Yo mumfite muri korari, amajyambere ya korari aradindira. Uzi umupasiteri utarahamagawe n'Imana arushya itorero. Umuntu utarahamagawe aragorana cyane, ariko Imana yaraduhamagaye. Haleluya! Imana yaraduhamagaye, ariko yaduhamagariye kwezwa. Utejejwe ntabwo azabona Imana. Umuntu utejejwe ntazabana n'Imana. Ntabwo bivuze ngo umuntu udasenga. Umuntu ashobora gusenga ariko atezwa. Abantu njya numva ngo basenga iminsi 40, basenga iminsi 10, basenga 80. Imana izambabarire niba ari icyaha, yewe ntabwo ndasenga 10. Ntabwo ndayisenga, sinanayibasha. Iyo ntasenze ndi umusore gusa nzayibasha. Ariko
ijambo ry'Imana yatubwira ngo bansengera ubusa. Hari abantu basengera ubusa kuko basengera ku bizira, kuko basenga batezwa. Ni nko gufata amavuta ukisiga uvuye guhinga. Ntibibaho. Uvuye guhinga ufite uburimiro, warangiza ugafata amavuta ukisiga. Uwo muntu yaba ari muzima se? Ariko hari abantu bameze gutyo. Abantu bameze gutyo. Agasengera hejuru y'umujinya utaranduka, agasengera hejuru y'ibyaha, agasengera hejuru y'ubugome, bakajya gusenga. Ubu turi mu masengesho y'iminsi 3. Wareba uwo muntu mu masengesho y'iminsi 3, wabihuza n'ibikorwa, ukavuga uti yarasenga nde? Imana iravuga ngo igihe kirageze. Yesu niko yavuze. Ubwo abasenga data ari abasenga mu kuri no mu mwuka. N'abasenga Imana ibishimira. N'abasenga Imana ibareba ikavuga ngo mwana. Hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe hehe? Mu ijuru. Abari cyo mwishimira, abadayimoni babumvira, abarwayi bakira, ariko utagiye mu ijuru byakumarira iki? Mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Niba uri umwana w'Imana uranditswe, ariko niba utarabyawe n'Imana ntabwo wanditsweyo. Wanditswe i Nyarugenge cyangwa ahandi waturutse, ariko ntabwo wanditswe mu ijuru. Kandi Yesu naza azahamagara amazina mu gitabo cy'ubugingo yanditse, ntabwo ari icyandikiwe hano. Uriya nubwo ntabarwa hano muri iyi minsi, ariko buri izina ryanjye wajya mu bitabo byanyu yambonamo. Rirahari, ariko ntimumfite. Ndaza nkaza nk'umushyitsi, ariko mu ijuru. Haleluya. Mu ijuru ntabwo turi abashyitsi. Cyanezezwa n'iyi Imana imbwiye ngo mwana wanjye, biranezeza cyane mpita menya ko izina ryanjye ryanditswe. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kukwita umwana itarakwanditse. Niba utarumva Imana ikubwira ngo mwana wanjye, ukwiye gusenga, kandi utari mu kibungi, utari mu kigare. Hari igihe yaza iti bana banjye nabishimiye, utaminamina kandi utarimo. Imana ntijya yerura. Yaza muri korali iti bana banjye nabishimiye, kandi wenda harimo 20 cyangwa 10. Tera Imana yatwishimiye. Uri mwene nde? Uri uwande? Mwana sanase. Kizakubwira ko uri umwana w'Imana. Hari ibimenyetso 2 bya simusiga bizakumenyesha ko uri umwana w'Imana. Icya mbere nuko Imana yakubwiye ngo mwana wanjye, wenyine nayo. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko yakwanditse. Niyo mpamvu kwita umwana. Icya kabiri nuko uzaba ufite imbaraga, ububasha n'ubushobozi bunesha icyaha. Nicyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi. Yohana arandika mu rwandiko rwa mbere ibice 3 umurongo wa 9 ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora icyaha, kuko imbuto y'Imana iba muri we. Ntabasha gukora icyaha. Cyo ni ikimenyetso cya kabiri kigaragaza ko uri umwana w'Imana, ko izina ryawe ryanditswe. Nukunesha ibyaha, ufite ubwo bubasha, ufite ubwo bushobozi bwo kuba ikigali udatunzwe no kubeshya, bwo kuba ikigali udasambana, bwo kuba ikigali utanywa inzoga zihari, utarabuze amafaranga. Ubwo ni ububasha, ubwo ni ubutware Imana iha abana bayo abo yabyaye. Ubwo butumye tumara iyo myaka irenga 40 tutarafata icupa. Cyangwa nkunda kubwira Yesu ngo Yesu we ntabwo waruhiye ubusa. Iyo nashyikiranye nawe namubwira ngo Yesu ntabwo waruhiye ubusa. Wankuye mu kabari sinasubiyeyo ngo njye kunywa inzoga. Wankuye mu busambanyi sinongeye, myaka irashize nta n'ibyo nzongera. Yesu ntiwaruhiye ubusa. Kuva wampamagara sinongeye kurwana. Yesu we ntabwo waruhiye ubusa. Nkayo mubwira nkumva nawe arabyebeye, kuko biba ari ukuri. Ari ukuri. Ntabwo Imana yaduhamagariye kwanduzwa. Imana yatuvanye mu byaha, ntabwo ari ngombwa ngo dusubireyo. Niba utabwira Yesu ko ataruhiye ubusa, ufite ikibazo. Mvuga ko wasubiye mu byo yakuvanyemo. Mu babeshya akubonamo, mu bajura yakubonamo. Ushobora kuba udakora mu mifuka, ariko ufite ubundi buryo wiba, urariganya. Kwiye kuba uri umwizerwa ku Mana, kwiye kuba uri umwizerwa ku bantu, ukwiye kuba uri umwizerwa nawe ubwawe wifitiye icyizere, ku buryo wabwiza Imana ukuri ukumva nta mutima ukurega.
Imana yaraduhamagaye. Hari abantu najyaga numva babivuga, Imana yarampamagaye, Imana yaraduhamagaye. Wareba ibyo arimo kavuga uti ntabwo uzi yaguhamagaye. Imana yaduhamagariye kwezwa. Ayo ni amahoro dufite, ayo ni amahoro dutunze, ayo ni amahoro. Imana yaduhaye amahoro yo mu mutima, kuko Yesu niwe mahoro yacu. Iyo ari mu mitima tuba dufite amahoro, no mu ntambara tuba dufite amahoro, tuba tuyafite. Amashimwe yacu ntabwo azahabaye igitangaza, amashimwe yacu turayahorana, kuko nubwo haza ibyago, nubwo haza amakuba, kuba turi abana b'Imana ibyo biduhesha amahoro. Kuba dufite icyizere ko tuzaruhuka imiruho n'imihate, kuba dufite icyizere ko tuzabana n'Imana, ibyo biraduhumuriza tukagubwa neza. Nubwo twabura tugashima Imana, nubwo twaba twabuze minerivare, nubwo twaba twabuze yo kwishyura inzu, tukavuga ngo data arabizi, nishaka ndare mu kigunda ariko ndarane n'Imana. Aho nubaho ahantu uri, iyo uzi neza kubana n'Imana nta kibazo ugira cy'ahantu uri. Imana yaraduhamagaye rero, ariko menya icyo yaguhamagariye. Ntabwo yaduhamagaye ngo twongere. Imana yadukuye mu isayo, Imana yadukuye mu byaha. Imana idufashe cyane, tujye tubizirikana. Iyo nibutse ahantu Imana yankuye, ibyo byonyine ni agaciro gakomeye cyane. Iyo nibutse aho Imana yamvanye, iyo numva maze nk'iminsi ingana nk'iyo maze ntakiri mu byo nabagamo, kandi nkaba numva nta n'intego yo gusubirayo, kandi nkaba numva afite n'imbaraga zo kudasubirayo, kuko Imana izongera uko bukeye n'uko bwije. Iyo ubana n'Imana, hari ijambo Yesu yavuze, uravuga ngo unyizera by'ukuri, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Twebwe nta yandi mazi dukeneye, ntabwo tujya kuvoma kure, si ngombwa ngo tujye Kibeho cyangwa mu Isirayeli. Twebwe dufite imigezi tubana nayo. Mana ishimwe, imigezi iratemba. Iyo twagize intege nke zije, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, iyo migezi turayifite. Iyo tugeze ahantu humagaye naho tuhahindura amasoko, iyo tugeze ahantu baganya nabo turabahumuriza, iyo tugeze ahantu bagize ibyago nabo turabakomeza. Dufite imigezi iratemba, turanywa tugashira inyota, ntabwo tujya kuvoma, iturimo. Mana ishimwe, Mana yarakoze. Mwamenye mudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Imana ifite ikibazo. Kadusome Yeremiya 8. Tunase ubundi se tuzakomeza kuvuga ntitwabivuze, tugiye kujya tuza dusuhuzanye dusenge twigendere. Byaravuzwe, umvise yarumvise. Ubu nta muntu ukora ibyaha atazi ko ari ibyaha, abikora azi ko ari ibyaha, ahubwo abantu binangiye imitima ngo barashaka abigisha bahuje n'irari ryabo, bababwira ngo irabikoze, ngo ibiremye nonaha, ngo gukira ni nonaha. Ubwo ni amadolari bavuga, gukira ibyaha ntibabivuga, ntabwo gukira ni nonaha ugatura i Nyarutarama. Watuye mu cyaha hafi ariko ukajya mu ijuru. Nutura i Nyarutarama ntuzajye mu ijuru, bizakumarira iki? Kandi abo ngo abo nibo, ariko n'ubuhanuzi Pawulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo bazishakira abigisha bahuje n'irari ryabo, baziziba amatwi. Umwigisha uzavuga ku cyaha baziziba amatwi ntibazamwumva, ngo barashaka kujya mu ijuru batarekuye ibyaha. Asambana azajye mu ijuru, ndakurahiye nta juru ry'abasambanyi, nta juru ry'abajura, nta juru ry'ababeshya, ntaryo. Juru ni iry'abera, juru ni iry'abera. Reka dusome Yeremiya 8. Yeremiya 8 umurongo wa 21 cyangwa duhere 20. Isarura rirarangiye,
iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye, kwiheba kuramfashe. Mbese i Galeyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Imana ifite ikibazo. Imana ifite ikibazo. Imana yakoze ibishoboka byose, ishyiraho inzira zishoboka kugira ngo ikize umwana w'umuntu, kuko ibinezeza byayo, intego y'Imana ni ukubana n'umuntu. Kuva kera Imana yakoze ibishoboka ngo itabare umuntu, ikize umuntu, ariko abantu barinangiye. Bamwe ariko bamwe. Kuki abantu banjye batakize? Kuki abantu banjye bagikora ibyaha? Umuntu wabatijwe akiba, umuntu wabatijwe agasambana. Usukana n'abantu bakora ibyaha bagatinyuka bakazamuka hano. Aha hantu kambabwire, ngeze aha ngaha, aho ngeze aha mpageze ngifite ubwoba bw'aha hantu, kandi muzi imyaka mpamaze. Ariko n'uyu munsi iyo bambwiye batuzahagarara, aha hantu ndahatinya. Aha hantu harakomeye. Hari abantu bagenda bahari batukagira ngo ni nk'iwabo muri salo, hakazamukana ibinyoma bye hano, hakazamukana ubuhehesi n'ubusambanyi hano, hakaza mumvugire ngo Imana iyihese, mumvugire ngo Imana y'abajura, Imana y'abasambanyi se, Imana y'inkozi z'ibibi. Yego Imana ni iya bose, nabo basambanyi nabayo, natwe yadukuyeyo turaza tuba ubwoko bwayo, iduhindura ubwoko tutaba ubwoko, itugira abana bayo, itugira abakozi bayo, ituvanyaho. Rero dukwiye kuzamuka aha, ari uko twavuye aho. Hangaha yewe muvuzi we udashobora kuvura abandi, banza ujye kuvurwa nawe uzabone kugaruka kuvura abandi. Imana rero ifite ikibazo. Kuki abantu banjye batakize? Kuki buri munsi imbabazi z'Imana zihari? Kuki abakozi b'Imana intumwa zayo ikomeza igatuma, ariko abantu bagakomeza bakagundira ibyaha? Kuki? Imana ifite icyo kibazo. Kandi Imana irababaye, ibabajwe nuko abantu bagiye kuzarimbuka bayivuga, bitirirwa izina ryayo. Kandi Imana irareba, ibona umubare w'abantu bashobora kuzarimbuka kuko bakomeje kugundira ibyaha bakanga kubireka. Imana yabareba ukuntu bangana, kandi yakwibuka ibintu byose yakoze. Yatanze amategeko ngo abantu bayagendereho, abantu ntibayitaho, arabananira, ntibayubahiriza. Itanga Yesu, azana ubuntu. Yesu baramwanga, banga kwakira n'ubuntu. Abantu banza amategeko banga n'ubuntu. Imana yabonye ko amategeko ntacyo ashoboye gukora, izana ubuntu, ariko nabwo barabwanga. Umuntu akaririmba ngo ubuntu bw'Imana butangaje, nibwo bwankuyeho imigozi. Ari igisambo, yambura ku bushake atanayabuze, ari umuhehesi, ari umusambanyi, akaririmba ubuntu bw'Imana, Imana ikabireba. Ariko hari ijambo Yesu yavuze riteye ubwoba. Yavuze ngo uwo munsi nibwo nzaberurira. Uzi ko Imana iterura, iraza ikakuburira ariko ntiyerure. Kandi ubu irimo iraburira abantu, ariko ndakurahiye hari abari gutaha uko baje. Kandi Imana yarabahamagaye kugira ngo twezwe tujye mu ijuru. Ubu umuntu wanduye ashobora kuza gusubirayo yanduye. Umuntu waje afitanye ibibazo n'abo mu rugo akaza gusubirayo akabikomeza, kuwa gatatu akazaza akirirwa. Ngo bahora biga ko ntibagira ubwo bamenya, bahora bumva ariko ntibumvira. Kuzarimbuka umuntu yarahoraga mu rusengero, umuntu yarumvaga. Burya hari abantu bafite ibyago, aho kuba umunyedini ukaza ukicara mu rusengero ukiberamo udahinduka. Ararutwa n'umuntu wibera mu kabari, aranywa arinezeza. Noneho uri hano we nta ninezeza, niyo abikoze abikora yihishe.
twebwe iyo twajyaga kunywa twajyaga ku muhanda ku mugaragaro neza, ku buryo utambuka mu muhanda ubwira ngo wambonye we, ukariterura ukamwereka kumva ni sawa. Ariko umunyedini yagiye kunywa ajya i Bugesera cyangwa akajya mu bikari hasi, iyo nzoga irabihira agatsindwa. Inzoga yo ku muhanda niyo yaryohaga, ukayinywa ukajya wumva nyine uko imanuka bose babireba. Ariko se uranywera amafaranga yawe urihisha n'Imana se? Wayiretse ukaza tukajya mu ijuru, ko natwe twayiretse kandi ko itari yatubihiye. Nta muntu wambeshya ngo inzoga irabiha, ariko Yesu araryoha kurusha inzoga, araryoha. Iyo unyoye ku mazi Yesu atanga, inzoga isigara ari ikizira kuri wowe. Mudamu wanjye arabizi, narazinyoye kugeza aho nawe zimunywesha ku ngufu, avuga ngo nywa nutamarira icupa turabonana. Yaje iwanjye atayinywa, atangiye kuyinywa, atangiye kujya yinsaba, narayimumenyereje mba ndakijijwe. Nawe arakizwa, nawe ahita akizwa. Atangiye kujya n'abanywa icupa akaricagasa, atangiye kujya mbadatese ko nakabyero uzaniye mba ndakijijwe. Inzoga barayibuze, nawe ahita aza turikirizwa. Myaka 42 irashize, turashima Imana. Ntabwo gukizwa ari amagambo, ntabwo gukizwa ari ukuba mu idini. Oya, gukizwa ni ukuva mu byaha ukezwa ukaba umwana w'Imana. Ntabwo Imana yaduhamagariye kwa, yadukuye mu bwandu iratweza, kandi dukwiye kujya tubivuga tugahamya iyo Mana. Hari abantu bazi ko kubatizwa ariko gukizwa, bazi ko kuba muri ADPR ahangaha ngesengera muri ADPR. Twasengeye mu Gaturika kandi ntabwo hari hatuguye nabi naho, ariko ntabwo twari twarakijijwe. Sinababwiye mwebwe ubuhamya bwanjye murabuzi, iyo nambaraga ikanzu nziza nkakubitaho umushumi nkahagarara iruhande rw'umukozi w'Imana padiri, numvaga narashyikiriye, ariko nari mfuye mpagaze. Hari abantu bapfuye bahagaze, yahagarara hanaririmba akagira ngo ubwo yabigezeho. Ndaguhakaniye utejejwe nazabona Imana. Yahagarara hano, birashoboka ko yanabwiriza, kabwiriza ndetse abantu bakemera, akemeza abantu, ariko ntiwakwemeza Imana. Kwemeza Imana ni ugukiranuka, kwemeza Imana ni ugukora ibyo ishaka, kwemeza Imana ni uko ikureba igasanga nta rubanza ufitanye nayo. Kandi birashoboka. Abantu bajya babeshya bashaka gushyigikira intege nke, ngo nta muntu uba hadakora icyaha. Ubuse twakijijwe iki? Twebwe ntabyo dukora. Twebwe turwanya n'ibyaha mu ntambara, ndasana n'ibyaha kandi nkabitsinda. Ntabwo nkora ibyaha Yesu yabinkuyemo. Ntimukajye mushyigikira intege nke, ngo mushyigikira abantu bananiwe gukizwa ngo bagere ku musaraba, ngo koko ngo nta muntu uba hadakora icyaha. Kwezwa bivuga iby'abantu bakijijwe, ntugire ngo kwezwa n'iby'abantu bose. Iri jambo ni iry'abakirisitu. Kwezwa uhagiwe nta kindi ashigaje keretse koga ibirenge ngo ababoneye. Wasitara, wacumura, turi abantu, ariko ntiwakora ibyaha. Ntabwo wakora ibyaha. Ubuse warwana ukavuga ngo wacitswe. Wowe uri umupagani, uruwaso. Arwana. Umuntu arwana yabanje kuvuga, umuntu arwana yabanje kurakara. Niba ucitswe ukavuga, ugacika ukarakara, ukaza kugeraho ukubita ingumi, uruwaso. Ntabwo wowe wigeze ubyarwa n'Imana. Wacika ukavuga nabi, yambuta irimo igahita ihaguruka ngo udasoni, uvuze ibiki? Mana mbabarira, mbabarira. Wacika kuri telefone uti yewe ubundi Nyabugogo uri mu Gakiro, uti yambuta igahaguruka iti to wamupagani ibyo uvuze nibi. Uti yewe ndi mu mujida, ndi hano ku rusengero. Nuko abakristo bamera ubundi, nuko bamera. Ibyo nibyo bicumuro, nibyo byaha by'abakristo. Ni ugutungurwa, ariko ugahita ni nko gufata ikara mu muriro, ugahita ujugunya, ntabwo urikomeza. Shitani ajya duterera ibintu bye, ukaba wasa mugira ngo ni sawa, yabifata imbuto iti ye naso, ugahita ubijugunya, kinyamukajugunya. Abantu banzi barabizi, ikintu cy'ikinyoma ntabwo gipfa kuntungura,
nta binyoma. N'umugore arabizi, aramutse acitswe agacikwa kavuga ikinyoma mpita mucyariye. Asoni nawe buriya kubeshya wapi, nawe muciyeho nawe. Nta binyoma. Mukristo kabeshya kabiri gatatu kabeshya, ukaza ukarya ifunguro ryera, ubwo se ufite umwuka wera muri wowe? Oya, Imana yaradukijije. Twarakijijwe, ureke amagambo, twarakijijwe, ureke kuba mu idini. Imyaka tumaze mu idini si yo tubara, ahubwo turabara yuko twahindutse. Ntabwo tubara imyaka tumaze, ahubwo uyu munsi naramutse ne, uyu munsi bwije gute, niriwe gute, ndaye gute, nibyo tubara. Ntabwo tubara imyaka tumaze, kuko hari abamaze myinshi batazayibona. Tugiye gusenga Imana. Imana ifite ikibazo kubona umuntu avuga ko ayikorera ariko agakora ibyaha. Korera abami bangahe se? Kubona umuntu avuga ko akorera Imana ariko akaba ari umuntu wuzuye inzangano mu bantu, wuzuye inzangano. Ubundi wowe ukwiye kuba mu buzima butagira umwanzi. Bishatse kuvuga iki? Pawulo yaravuze ngo murwanye uruhande niba bishoboka, mubane n'abantu bose. Kandi ijambo riko ryatubwiye ngo mubane n'abantu bose. Hari abazakwangira, hari abatazakwemerera, ariko mu rwawe ruhande ube nta mwanzi ufite. Bashaka bakwanga ari igihumbi, na Yesu baramwanzi. Abanzi Imana yabaremye ntabwo nawe bazagukunda bose. Abanze Yesu wabacunguye ntibazagukunda bose, ariko wowe kirazira kugira umuntu ushyira mu mutima wowe ukamwanga. Icyo gihe waba wimuye Imana. Ntabwo Imana ishobora guturana n'urwango. Imana ituye mu mutima wawe, nta rwango rugomba kubikwamo. N'abaguhemukiye, n'abaguhiga, uzi ko abantu baguhiga, uzi neza ko akubonye urwaho yakuritura, ariko umwuka wera ntatume nawe wamwanga ngo umwiture. Oya, Yesu yabwiye abantu, yabwiye se aravuga ngo bababarire Data kuko batazi icyo bakora. Sitefano bamukubita ibuye mu gutwi, bamukubita ibuye ijisho rikavamo, ngo Mana bababarire kuko batazi icyo bamukuye mu ijisho. Ariko we barakuvuga gusa ngo sha bihorere, niba ari jyewe babonye ko ari igihe gitaramo, niyo korari yabo nzayivamo. Genda, ubundi wari wayizanyemo nande? Wari wizanye cyangwa wahamagawe n'undi muntu? Niyo ari Imana yaguhamagaye, bazana gukubitiramo ntuzavamo. Umuntu wapfa kunkura mu itorero, jya wumva abantu ngo ariho dusohoka. Twasohotse rimwe tutarabimenya, ntabwo tuzongera. Twasohotse rimwe tutazi ibyo ari byo, ntabwo tuzongera. Ni hano Yesu niho azadukura. Umuntu azabazwa ibye, nawe uzabazwa iby'undi. Dusenga Imana. Urumva wejejwe wowe? Urumva uzabona Imana? Uyu mwanya Yesu aje wamubona? Hera mu rugo rwawe, ariko hera mu bo mu bana. Uzi ko hari abagabo batagisengana n'abagore, kandi bagera bakaba bakirisitura, batagisengana n'abagore. Umugore arasengera mu gikoni cyangwa mu nguni, umugabo nawe akayasengera muri saro, bakagera mu gitanda babaye ibiragi. Ngo bazajya mu ijuru rya hehe? Utejejwe ntazabona Imana. Iyo nigishije ahantu umugore wanjye yateraniye, mvuga ntacyo nikopa, kubera ko ahandi hari igihe wavuga bakavuga ataha turanga watujyana iwanyu, none warahari nguriyo. Naseze ngo avuge ngo amen, cyangwa nawe ngo asenge mvuge ngo amen. Ubwo yo masengesho aba ari igice, keretse adahari cyangwa se umwe yagize impamvu. Ariko umugabo arahari, umugore arahari, umwe asenze uko undi asenze ukwe, kandi ngo bose ni abakristo bo mu itorero rimwe. Ubwo harabura iki? Niki gituma mudasengana? Ubwo mu ijuru ho muzajyanayo? Erega abantu bazi ko kunywa inzoga no gusamana ari byo bizabuza abantu ijuru. Ndakurahiye kwa musobanuzi ngo mukristo yabajije umuntu wari mu kazitiro
ngo aramubaza ngo ariko oya umuntu wari wikanze impanda ivuze yasigaye. Aramubaza ati ariko niki cyagushigaje? Ngo nasigajwe n'utuntu duto duto, utuntu duto duto, twa tuntu duto duto abantu basuzugura, twa tundi bene wacu biriya bavuga ngo tujyana abantu muri purugatori. Nta purugatori baho, kwezwa ni none ukajya mu ijuru. Wejejwe azabana n'Imana, utejejwe ntazabona Imana. Dusenga Imana. Urashaka kuzajya mu ijuru, urashaka kuzabona Imana, ese urumva witeguye? Reka babwire, twe kwirarira. Yesu yashatse koza Petero. Petero aramubwira ngo sizemera kunyoza. Yesu ati nutemera kunkoza ntawe uzaba mpuriye nawe, nutemera kwezwa ntawe uzaba uhuriye n'Imana. Ntaho. Ntabwo turi abamarayika, turi mu isi. Shitani aratwanduza umunsi ku munsi nubwo tudakora ibyaha. Ntabwo twebwe turi abanyabyaha, mbisubiremo. Imana yadukuye mu byaha, ntabwo turi abanyabyaha. Ntabwo turi abagome, ntabwo twangana, ntabwo dusambana, ntabwo twiba, ariko turi mu isi. Shitani aratwanduza tutanabishaka, ariko Yesu yashyizeho kwezwa. Abwira Petero ngo ninakoza, arabwira umukristo uyu munsi wa none ngo ninakweza, ninagukuraho ibyo bizinga ntabwo uzabona Imana. Ezwa. Bivuga ngo ntusambana, kurabeshya. Bivuga ngo ntiwiba, uheruka gutanga icyacumi ryari, uri umujura. Bibiliya ni kwikwita ngo mwanya imyibyange, ngo abantu biba Imana ibyayo. Wagize se ngo iby'Imana biba ni ibihe? Hari amatunda cyangwa amacunga Imana yateye bajya kwiba? Ni iby'ijambo rivuga, ni icyacumi n'amaturo. Asanga umuntu ntatanga icyacumi ariko araza hano kwirirwa abeshya abantu. Ifunguro ryaza akaba ari we wa mbere ati urwibutso rw'umubiri wa Kristo. Amen. Gisambo. Uri gisambo. Turiya musaza aratukana. Jewe se wagize ngo ukuri ni ukuri. Ni Bibiliya ibivuga, ntabwo ari jewe. Kandi ubwo ni wamvuze ngo icyacumi nawe ni igisambo, umenye ko je ntari igisambo. Ntabwo ndicyo. Numvise hari abantu bahuje n'irari ryabo bigisha ngo icyacumi si ngombwa, kuko atari ngombwa se. Aya matapi se bayabahera ubuntu? Izo ntebe se ni ubuntu? Niba ijambo ryanditswe ngo muzane mushyire mu bubiko bw'inzu yanjye, nimutabikora muravumwa wa muvumo. Abantu ugasanga bahora bavumwa, mwahaguruka tubasabire umugisha, nawe agahaguruka. Baragusabira umugisha barashyizemo kode. Bamaze gufunga ugatanga ibyifuzo mu nsengero, ibicuruzwa byanjye ntibigenda. Uwashyizemo kode nubwo basenga ngana iki? Ushyizemo kode. Kwezwa ni ibyo ngibyo. Ntabwo kwezwa ari uko wabisamanye, si uko wakubise umuntu. Oya, nta mukoro ubikora. Ariko Imana uyifiteho umugayo. Ntibugiye gusenga utaratanze icyacumi, uba ufite umugayo. Nukuri ntabwo rigenda. Keretse nyine wamaze nyine kuba nyine ndabimenyereye. Kuko abantu barwaye amavunja murabizi. Umuntu warwaye amavunja ntabwo ryinjira ngo abimenye. Ntabwo ubimenya. Kubera ko ibirenge byagize gute? Byamenyereye amavunja. Ariko umuntu utararwaye ivunja iyo akinjiye ntashobora gusinzira. Uko niko umuntu wamenyereye ibyaha, icyaha kirinjira ntabimenye. Raravuga tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Reka ntabwo uzajyayo. Ntibutejejwe ntuzajyayo. Ariko umukristo ufite imbuto y'Imana, umukristo wamenyereye kwezwa, akantu gato gusa kamubuza amahoro. Iyo mbabarira nari nkubeshye, mbabarira nari ncitswe, mbabarira Mana, mbabarira. Reka dusenge. Umuntu ushaka kuzabona Imana, umuntu ushaka kuzajya mu ijuru, akaba yumvise umutima wumwereka ko hari ikintu cyamubera urusika, nahaguruke dusenga Imana. Nahaguruke. Tugeze ahantu abantu batagishaka, ariko niho Imana ishaka. Nahaguruka dusenga Imana. Uyu mwanya ntituzajya tuwutindamo. Hari umuntu ushaka ko tumusengera, Imana ibaha umugisha. Mwuka yakugendereye, mwuka yakweretse ibidatunganye,
waje ushaka kumva icyo Imana ikubwira. Imana irakubwiye ngo nutezwa ntabwo uzajya mu ijuru. Sinzi ukuntu mubigenza hano bahagurutse baza hano, umuze hano tubasengere. Abantu bashaka kwakira Yesu mu bugingo bwabo nibaze hano tubasengere. Hanyuma abakristo bumva bashaka kwezwa barahagarara mu myanya yabo. Hari abihana, hari abezwa. Ni ibintu bibiri kandi byose bitazatuma umuntu abana n'Imana. Utihanye ibyaha ntazabana n'Imana, utejejwe ntazabana nayo. Abantu rero bashaka kwihana ibyaha baze hano, hanyuma abakristo bashaka kwezwa nabo barahagurikira aho bari. Dusenge mubayobore bazi. Aha niho nakirijwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 1982. Narababwiye ngo muzabyandike ku musaraba n'imfa. Isa 5 n'igice nayo muzayishyireho. Kugeza uyu munsi ndacyashima Imana. Imana ibaho umugisha. Aba bantu batumye ijuru ryishima, batumye mu ijuru haba umunezero. Mu Kristo haguruka, urabeshya kandi ukagira ngo ntacyo bitwaye. Icya 10 reka ntuheruka kugitanga. Ufite abantu mutavuga rumwe, hari nabo utajya usuhuza. Nwese ubwo wicaranye iki? Ubwo utabonye Imana waba wararuhiye iki? Utageze mu ijuru waba waramaraniye iki? Reka dusenge kandi tujye twemera uko turi, tubwize Imana ukuri. Turasaba umushumba wacu Kamanzi adufashe gusengera abapfukamye hano kandi asengere n'abahagaze. Imana itugirire neza. Ubu ni wo mwanya Imana ishaka. Ubu ni bwo bugingo buhoraho. Nuko abantu bezwa. Reka umushumba asenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane muri iki gitondo kudusuye ukoresheje ijambo ryawe. Turagushimira ko wakoresheje umugaragu wawe akatugezaho iri jambo, kandi ijambo ryawe rifite imbaraga zo guhindura imitima. Niyo mpamvu ryumvikanye hagati mu iteraniro, abangaba baca bugufi kugira ngo bihane ibyaha byabo. Kandi ijambo ryawe riratubwira ngo umuntu wese uzihana agahindukira azababarirwa. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye kugira ngo imbabazi zawe zibagereho. Amaraso ya Yesu Kristo umwana wawe abeze, abakureho ikibi cyose n'igisa nacyo, kandi guhera uyu munsi bahinduke abo wishimira, bahinduke ibyaremwe bishya, kandi bya kera byose bihinduke bikurweho. Bababarire abagendeye mu businzi, bababarire abagendeye mu busambanyi, bababarire abagendeye mu mwijima, abagendeye mu kubeshya, abagendeye mwami bitagira umumaro byose. Bababarire mwami, uyu munsi bahinduke, kandi amahoro yawe abe muri bo, mu mitima yabo. Bahaguruke bahamye kugira neza kwawe, bazinukwe ibyaha. Urakoze Mana, kuri umunyembabazi, kandi arimwe wigeze wirukana baguhungiraho, nabo bashimye kuguhungiraho. Ubagirire neza, kandi amajwi yabaregaga uyacecekeshe, ahubwo bumve ijwi ry'Umwuka Wera mu bugingo bwabo, kandi bagende bavuga kugira neza kwawe. Urakoze Mana kuko zibitangaza mu buzima bwabo, wahinduriye amateka. Urakoze Mana kuko ibintu bishyashya muri bo. Urakoze Mana, icyubahiro n'ikibi cyawe turabigushimiye, dugukomeye amashyi kubera iyo mpamvu, tugushyize hejuru. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina risumba ayandi mazina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen.